Mwiriho bakunzi ba Me and You Empire, twongeye kubasuhuza tubifuriza umugoroba mwiza uzuyemo ibyiza byose mwifuza. Aho muri mwese abari mu kazi bataha ndetse n'abageze mu rugo ndetse n'abandi barimo bagiye gukaramo, tubifurije kugira umugoroba mwiza. Nkuko twabasezeranyije ko tuzajya tubagezaho ibyiza byose, kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho inkuru iri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi za hano mu Rwanda. Ni inkuru iri kwandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Igihe.com yabyanditse, mwajya no ku Nyarwanda yabyanditse, Umuseke.com nawe wabyanditse, ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Ni inkuru iri kuvugwa cyane kuri uyu mugoroba. Mbere ko dukomeza iyo nkuru, turasaba umuntu utarakora subscribe ngo akore subscribe ndetse ukande kunzogera kugira ngo tujye tukugezaho amakuru akugereho ku gihe, nidusora filime kugereho ku gihe, ndetse n'ibindi biganiro tuzajya tubategura byose bijye bikugereho ku gihe ubibone mu ba mbere. Ubwo rero nimba utarabikora nyaboneka ntucikanwe, kuko tugiye kubajya tubagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye. Inkuru irimo iravuga kuri uyu mugoroba rero ni inkuru ivugwa ku mukobwa Ishimwe Dorcas, uzwi mu itsinda rya kuramya no guhimbaza Imana rya Dorcas na Vestine. Uko bimeze rero kuri uyu mugoroba ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2025, Ishimwe Vestine akaba yamaze gusezerana imbere y'amategeko. Ni umuhango wabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya ku gicamunsi cy'uyu munsi. Gusa byari bigoye ko umuntu yafata ifoto, kuko ntago byari byemeye ko umuntu yinjirana na kamera, bisa nkaho byabereye mu muhezo. Nta munyamakuru n'umwe wemerewe gufata ifoto muri uwo muhango, abarebera inyungu za Vestine na Dorcas, kuko nibyo bari bategetse. Ni ibintu bibaye bitunguranye ndetse bitunguye abantu benshi, kuko nta n'umwe wari warigeze abimenya cyangwa se agira aho abyumva, dore ko aribwo Ishimwe Vestine yari akirangiza amashuri yisumbuye. Ndetse byagiye bivuga kenshi ko ashobora kuzajyanwa na Irene Murindahabi, ndetse ari nawe ureberera inyungu ziwe, ariko ntago ariko byagenze. Kuri ubu Ishimwe Dorcas nako Ishimwe Vestine, dore ko abantu benshi bakunda kubitiranya, kuko akenshi bahagaritse hamwe ukabaza ngo Dorcas ninde cyangwa Vestine ninde, ntago abantu babimenya. Ishimwe Vestine rero akaba yamaze gusezerana n'umugabo cyangwa se n'umukunzi we witwa Idrissa Kwedrago. Iryo zina cyo ryumva urumva ko atari izina ryo mu Rwanda. Uyu mukunzi wiwe ni umukunzi ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Idrissa rero muri Burkina Faso ngo basezeranye uyu munsi, niyo makuru dufite, niyo turi kubona ku gihe. Abantu benshi barimo baratera comment basa n'abatunguwe, ariko niko bimeze. Ubwo abantu benshi bari bazi ko bazabaza izina, rero ubwo mube mwihanganye nyine muzajye gushakira ahandi, kuko abari bamutegereje rwose mwihangane, kuko kera yamaze kubona uwe. Ubwo amakuru twari dufite ku bijyanye na Dorcas na Vestine nayo ngayo, kuba yandi wenda tuzagenda tuyabagezaho gake gake, dukomeza kubabwira ngo mukore subscribe, ko tuzajya tubagezaho amafilime meza, tuzajya tubagezaho ibiganiro byiza, tubagikorera ibyegeranyo byiza ndetse birimo ubwenge bwinshi, tubagezeho inkuru zicukumbuye. Ubwo umuntu utarakora subscribe nyaboneka ntacikanwe, aza kandi kunzogera kugira ngo atazajya acikanwa, kandi nkomeje kubifuriza umugoroba mwiza naho utaha.